wiyoba wahageze, ni kuri Menya n'ibi info wahageze. Muri ya gahunda y'uburezi rero turakomeje, hari ibintu nakomeje kugenda numva hanze kuri iyi mihanda, abanyeshuri bagiye batsinda, akavuga ati nari ijambo cyangwa se agaterime nakomeje kubumbana, ako gaterime numva sinakiherana, ndavuga nti reka nze mbibabwire. Abanyeshuri nagiye mbanyuraho ku mihanda nitambukira, nkumva barimo baravuga ngo n'ubundi ngo icyo uzaba muragendana, abandi bati n'ubundi umuntu ibyo yize si byo akora. We ndajya nkubaze, wari wavurwa n'umuganga wize electricity? Ayo materime rero ndagira ngo nkubwire ngo yitondere ayo materime, abantu bari kukwinjizamo ayo materime ngo pfa kwiga, n'ubundi ngo icyo uzaba muragendana, icyo uzaba ntago mugendana. Ntago uziga ubwubatsi ngo ujye kuba umuganga, ntibishoboka. Nimba ushaka kuba doctor, ntago uziga ubwubatsi. Nimba kandi ushaka no kuba umwubatsi, ntago uziga ubu doctor, ntago uziga MC. Niyo mpamvu rero nkamenya niba nje hano ngo nkubwire ngo wa munyarwanda we, itonde guhitamo combination. Ni ibintu ushobora gukora bikazakwicira ejo hazaza. Ushobora guhitamo nabi, cyangwa se ugapfa kwiga ibyo ubonye cyangwa ukiga ibyo ushoboye, ugasanga bikugezeho ingaruka, ugasanga amashuri wize ni nkaho yose uyagize imfabusa. Nkawe rero uri kunyumva, ndagira ngo nkugire inama munyeshuri, ntuhitemo kujya kwiga ishami cyangwa se ntiwiga ishami byose bagwaye uko wiboneye, ngo uvuge ngo n'ubundi ngo hari benshi bicaye ngo ibiki n'ibiki. Wapi! Nimba ushaka kwiga ukazavamo umuntu ukomeye, cyangwa se nimba hari ishami wumva ukunze, bari ryo werekezamo. Wikwiga ishami uvuga ngo icyo uzaba muragendana, cyangwa se warishyizemo ngo n'ubundi ngo umuntu ibyo yiga si byo akora. Gerageza ujye mu ishami riri kuri domain y'ibintu nawe wumva wifitemo ubushobozi, wumva washobora. Twakomeje kugenda twumva abanyeshuri benshi bavuga ngo n'ubundi ngarapfa kwiga, ngo bampaye ngo ati and humanity ngo stream utunga, ariko ndapfa kujya kuyiga, ngo n'ubundi se ngo umuntu kuyikigengo k'umuntu ngo atagikora ibyo yize. We naguhaye nk'urugero, nta mudogiteri wize masonry cyangwa se building construction. Urwo ni urugero rwa mbere naguhaye. Wowe wabona umuntu ukora muri hoteli wize building construction? Wapi! Gerageza ujye mu ishami riri muri domain y'ibintu wize. Aka kanya rero ngiye kukubwira uburyo ki warokarasa, ngiye kukunyuramo muri make uburyo warokarasa. Yewe ndakurangira n'ahantu wakura link yo kurokarasiriza. Link yo kurokarasa ndahakurangira iyi video nirangira. Wowe ube hafi rero, tubane. Iyi ni Menya n'ibi info. Ntiwibagirwe no gukanda subscribe, 5 kuri 5 tujye dukomeza kubana mu biganiro, ibyegeranyo n'amakuru abagezweho, by'umwihariko muri aka kanya twahariye education. Tukaba tubagezaho update zose zo mu burezi aho ziva zikagera, n'ahandi wazisanga. Niyo mpamvu nkisabira gukanda subscribe, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza. Okay, reka mpere rero ku bantu basanzwe biga. Abantu basanzwe biga bashaka guhinduza ikigo gusa, abantu basanzwe biga. Dore uburyo ugomba kubikoramo bworoshye. Ngiye kubanza nkubwira ibintu bitatu bikenerwa, nkubwire naho bijyana, nkubwire n'igihe bitwara n'iki byose. Ikintu cya mbere ugomba gukenera ni report. Nimba wiga mu wa 4, nimba urangije mu wa 4, tegura report yawe y'umwaka wo mu wa 4. Nimba wiga mu wa 5, tegura report yawe y'umwaka wo mu wa 5, ubundi uyishyire ku ruhande. Ikintu cya kabiri uri burebe ni result slip yo mu wa 3. Result slip yo mu wa 3 nayo urayikenera. Nimba utayifite, fata code yawe wakoreye cya leta uyirebe, uyidownloading, nurangiza uyishyiraho nayo. Ikintu cya gatatu biragusaba nukuba wareba ukuntu wakwandika ibaruwa. Muri make mu ibaruwa uri bushyiremo amazina yawe, ushyiremo impamvu, ushyiremo ikigo ushaka kujya, impamvu ushaka kurokarasa, ikiguvuyeho n'icyo ugiyeho, usobanuye ko nyine washyizeho na result slip na biroti. Nyine namwe murabizi kwandika ibaruwa, murabizi ibaruwa y'ubutegetsi. Ibyo nubisoza ahantu uri buyijyane,
uyijyana muri sekretariya y'akarere mu ntuza, cyangwa se ukayijyana muri department ya education ku karere, department ishinzwe uburezi, ukayishyiramo. Then baragenda bakareba nimba icyo kigo wasabye imyanya ikiriho, barangiza bakahagushyira. Ni ibintu byoroshye cyane, ni ibintu byoroshye. Ubwo iyo yageze ku karere ibindi barabyikurikiranira, usubira ku karere baguhereza rendezvous, wenda bakavuga ati uzagaruke iki gihe n'iki, ugasubirayo ukareba nimba byarakunze cyangwa byaranze. Ubwo nyine nawe isabye ikigo kitariho imyanya, uri kumva nawe ukuntu bigenda. Noneho reka tuvuge ku bantu batsinze uyu mwaka ku rukarasa, bo bisa nkaho bigoye pe. Ni linki Nesa yatanze yo kunyuraho nuko rukarasa muri system. Ubwo rero iyo link nayo nabonye kuyuzuza bigoranye, nanjye nta makuru ahagije mfiteho, ariko ninza kubona uburyo bwo kuzuza iyo form ndaza kubibabwira, menya n'ibimfo nicyo tubereyeho. Iyo link rero nta handi uri buyikure, ndaje ndayishyira muri description y'ino video, nako mu ntuza. Iyo link ndayishyira muri comment, ndayipininga murebe kuri comment ya mbere, niho ndi buyishyire. Ubundi ku rukarasa ku bantu basanzweho biroroshye, ni ukunyura ku karere. Naho nkamwe mwarangije kugira, nkamwe mwakoze uno mwaka ku rukarasa, no guca kuri iyo link, nta handi, nta bundi buryo bwo gucaho. Kandi reka mbabwire ko itariki ntarengwa ari ku itariki ntarengwa ni ku itariki 2 z'ukwa 9, niho ubusabe bugomba gutanga, cyangwa se apea. Ni itangazo narinyujije kuri uno muyoboro, mugende muryumve. Ni video ibanziriza iyi ngiyi, ni video ya kabiri kuri iyi ngiyi. Mugende mwumve ibijyanye n'iryo tangazo, mwumve n'igihe bizarangirira. Iryo tangazo nari bagejejeho ejo rigisohoka. Ushime rero kuba wahisemo Menya n'ibi info. Turaba mbere mu kukugezaho update ziba zigezweho mu ngeri zitandukanye. Gushimira rero we twabanye, gusa munyeshuri nkubwire witondere kujya kwiga ishami, kuko kwiga nagaru guhubuka. Wihubukira kwiga ishami ngo nuko bari guhaye, cyangwa se ngo nuko bigoye ku rukarasa. Gerageza ibintu byose muri iyi si, nukugerageza ubundi ukareba ko byakunda. Ushobora kwiga ishami udakunze cyangwa se udashoboye, ugasanga bigize imfabusa amasomo yose, cyangwa se ibyo wize byose ugasanga bibaye imfabusa, ugasanga bikugizeho ingaruka zikomeye cyane. Ngushimire we twabanye, iyi ni Menya n'ibi info, kandi subscribe wisigara ibyiza biri imbere. Amakuru yo tugiye kujya dukomeza tuyabagezaho umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Murakoze mwe twabanye, ibyiza biri imbere. Ciao.